Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, abarwayi abafite ibibazo bitandukanye Nyagasani aborohereze. Uyu munsi wa none rero tugiye kubagezaho ubuhamya bw'umukunzi wacu watwandikiye aherereye mu karere k'Amajyaruguru. Ati nitwa Aline, ubu tuvugana ntuye mu mujyi wa Kigali. Ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'ubuzima nanyuzemo. Ati bakunzi ba MTV ndabashuhuje, mukomeze kugubwa neza. Ati nabayeho mu buzima bugoye bwa gikene. Ati mu cyaro murabizi kwa kundi muba mutunzwe no guca inshuro. Iwacu rero bari batunzwe no guca inshuro, ariko banaca inshuro bakajya ayo bakoreye bagahahamo ibyo bijumba n'ibishyimbo, akaba ari byo turya, ayandi bakayajyana mu nzoga. Banywaga inzoga biteye ubwoba, ndetse papa iyo yararaga atabonye inzoga nta mahoro twagiraga mu rugo. Rero twabaye aho, batubyaye turi abana 12, ariko ubu ngubu dusigaye turi abana 10. Ninjye mukobwa wari uwa 8, akaba ari nanjye wari umukobwa muto mu bakobwa tuvukana. Rero nabaye aho mba muri ubwo buzima bwari bungoye, kwa kundi bavuga ngo inzara, ngo sinakwicwa n'inzara. Inzara irakwica ahubwo ukajya no gutoragura hariya abakire bamena imyanda muri boberi. Rero nabaye aho ndakura, urumva ntabwo nigeze niga. Ndakura, ariko mu uko gukura kwanjye nari mfite igikundiro nubwo nari ndi umwana w'umukene. Hagati aho ngaho rero nkaba ntanze ubuhamya bwanjye, kuko hari abantu njya numva bihebye, cyangwa se ba bandi ubona bari kugenda basabiriza, baba bumva ko nta kazi. Ngira ngo mbabwire ko burya akazi kose kakugeza ku ntego yawe. Icyo Imana yakwandikiye ukigeraho. Nta mpamvu yo kwiheba cyangwa ngo wirwe ugenda usabiriza cyangwa se wandavure. Koresha amaboko yawe, ukoresha ubwenge Imana yaguhaye, uzagera kuri byinshi. Rero nabaye muri ubwo buzima, nza kujya mu mujyi wa Kigali, njya gukora akazi ko mu rugo njyanywe n'umuntu. Twarajyanye, tugeze Nyabugogo aranyambura, ndamubura, ariko kubw'Imana buriya hari icyo Imana yashakaga kunyereka. Nza gukubitana n'umumama, hari hambere, hari kera muri 2015. Nza gukubitana n'umumama, niwe wamfasha aranjyana angeza mu rugo. Yari afite abana 2 n'umuhungu umwe, abana b'abakobwa beza cyane, kuko narababonaga no kubavugisha no kubakubitana nabo kuri ngiye, kubera ukuntu nitinyaga nyine naho navukiye. Byabaga ari ikibazo, nagiye kubimenyera byarangoye cyane. Rero nabaye aho ngaho muri urwo rugo mba umwana, ariko uwo mumama yari afite abakobwa birata cyane. Bari abana bo mu bakire birata, badashobora kumfasha, ariko bakaba bari aho ngaho barabuze. Ni kwa kundi bavuga ngo abakobwa baheze iwabo, bari bageze mu myaka 25, hafi 30. Nta musore, hahandi mama wabo yazanaga abasore cyangwa abagabo batandukanye barambagiza, ariko n'ubundi ugasanga ni kwa kundi nyine baracyari aho, kuko barirataga cyane. Muri bo ntabwo bari abana beza, nubwo bari beza ku isura. Rero nabaye aho ngaho, bakajya bancunaguza. Naba ngize n'uwo mvugana nawe kuri telefone cyangwa uje kunsura bahari, ugasanga ni ikibazo, ariko nkihangana kubera
icyo nashakaga kugeraho. Rero nabaye aho ngaho ndahaba, hari umugabo w'umukire wakundaga kuza iwabo, nako yari umusore. Rero yari afite iwabo b'abakire, aza kuza aho ngaho akinkubita bwa mbere amaso, yanyeretse akanyamuneza kadasanzwe, ariko ba bakobwa kubera nyine nari njye wamufunguriye kuri porutaye, nari ndiho nkubura, ahagarara umwanya muto ari kumbaza amakuru. Ba bakobwa bahita baza birukanka bamufata ati sheri twinjire, bamwinjiza mu nzu. Ariko we nyine niba yari yankunze, ntawamenya buriya urukundo buriya iyo ubonye umuntu bwa mbere uhita umukunda. Nubwo nari umukene nitinya, ariko ntibyamubujije kunkurikiza amaso nubwo bamushushubikanye bamujyana. Rero yakomeje kujya aza aho ngaho inshuro nyinshi. Akimbona yatangiye guhinduka muri we. Umuhungu akageza feri ya mbere akabanza kuyifatira mu gikari, ugasanga ba bakobwa barimo barancunaguza kandi atari njye wamuhamuzanye. Nabaye aho ngaho, noneho biza kugera aho ngaho yamvugisha bakantuka, bakamena, mbese bakankorera iyicarubozo. Ariko nkihangana kubera ko nari mfite icyo nashakaga kugeraho, kandi nta n'ahandi ntago najarajaraga. Nabaye aho ngaho, umusore biza kugeraho noneho yeruririra wa mumama, amubwira ko ankunda kandi ni umukozi wo mu rugo. Akimara kumubwira ko ankunda, amaze kubwira uwo mumama wo muri urwo rugo, uwo mumama ntago yabyakiriye neza, ahubwo yahise ampindukirana noneho atangira gushyigikira abakobwa be. Uwo munsi yaje kumpa agasopa arambwira ati sinzabone n'umunsi n'umwe uvugana n'uriya muhungu, sinzakubone, ninkubona nzakwirukana, cyangwa se nintanakwirukana ibizakubaho uzabibona. Nanjye naramwikirije ndamubwira nti rwose ntago nzavugana nawe, akazi nshinzwe ndakazi, icyanzanye aha ngaha ndakizi, naho ngomba kuba ndahazi. Naramwumvishe rero nkajya nkora, nkomeza gukora, ariko umuhungu we anyereka urukundo rudasanzwe. Umunsi umwe araza ansanga nyine namwe uturimo two mu rugo muratuzi, ndi gukoropa hanze, ndi gukubura, ndamufungurira arinjira, ariko ntago yahise yinjira, yarabanje nyine aramvugisha. Mw'abantu mwe, uwo munsi narakubiswe, naratorotiriwe, mbese ntago mwabyumva, ariko nsaba imbabazi. kandi muri make nkiri aho ngaho, ntago ari njye uwo muhungu, ari njye wamuhamagaye, niwe rwose waje. Noneho nkimara gukubitwa, bukeye bwaho aragaruka aza kundeba mu gikari aho narindi. Noneho aje kundeba nahise nifungirana. Uwo munsi ahita abona ko byahindutse. Noneho nawe akimara kubibona nibwo yahise aberurira, ababwira ko ankunda, bagomba kumpa uburenganzira. Ariko n'ubundi bamubwira yuko nta burenganzira mfite muri ruriya rugo, icyanzanye ko nkizi ndi umukozi wo mu rugo. Baramubwira bati ni gute wowe ushaka kudusuzuguza kariya gakozi, kariya kaboyi, mbese ya mazina abakozi bo mu rugo bitwa na ba nyirabuja. Nakomeje kubaho ngaho. Uwo munsi ntago twigeze tubonana. Bukeye bwaho yaragarutse, noneho ahita amfata, yasanze ndi muri twa turimo twanjye, yasanze ba mabuja badahari, aramfata aranjyana, aransohokana, arangurira, mbese nanjye ndishima birandenga. Noneho nibagirwa n'urwego mperereyemo, nibagirwa ko ndi umukozi wo mu rugo. Urumva umuntu nawe wo mu cyiciro cyo hejuru
akujyanye akagusohokana akakubwira ko agukunda, noneho yarabivuze no mu maso ya bariya ababosi nubwo batabyumvishe batabyakiriye, nanjye ariko n'ubundi kubera nari mfite ubwoba bw'ahantu ndi butahe n'iki, yaranzanye angeza mu rugo arababwira ati dore umukobwa nguyu ndamugaruye, nagira icyaba muzakibazwa. Rero nagumye aho ngaho, akimara kugenda mwabantu mwe, na ya myenda yari yanguriye yose barayifashe barayitwika, indi barayikatagura, nta mwenda nasigaranye. Rero nabivuga ni byinshi ni birebire, icyo nashakaga kuvuga no gutangamo ubuhamya ni ukugira ngo ntihazajye hagira umuntu wiheba, Imana yakwandikiye yakwambitse, n'ukunyuzeho wese abona uri zahabu. Rero uwo muhungu yaje kunkura muri urwo rugo, ariko ahankura nabi, mbese dutandukana nabi kubera ishyari bari bamfitiye n'urwango rw'uko uwo muhungu yankunze. Turabana ubu tuvugana ameze neza, n'ababyeyi banjye ndabafasha mu bushobozi bwose mfite, ariko icyo nagiraho inama abantu bakugirira ishyari bagira gute, icyawe ntaho kijya, icyo Imana yakwandikiye nicyo. Rero bakunzi ba MTV, mukomereze aho ngaho namwe ntimucike intege, muzagera kuri byinshi, icy'ingenzi ni uguharanira intego mwiyemeje. Natwe mwarakoze kutuzanira uyu mwanya wo kubagezaho ubuhamya bwacu. Rero mukomereze aho ngaho, turabakunda, ikiganiro byanyu biratwubaka. Bye.